Hello traders, nongeye kubaha ikaze kuri Kevin Trader, aho tuzajya turebera byinshi ku bijyanye na forex trading. Muri video iheruka ubushize twize strategy nkoresha muri forex trading. Gusa hari benshi bagiye bibaza ibibazo, ni gute mbona confirmation kuri trade yanjye, cyangwa se niki ngenderaho ntakinga profit, cyangwa se setting stop loss yanjye. Muri iyi video y'uyu munsi tugiye gukora practice cyangwa se backtesting ya strategy naberetse, mbereke buri kimwe cyose icyo ntangira ndeba, nkuko nari nabibasobanuriye ko icyo mba ngomba kubona trend ya market ngiye gutangira mbibereka byose kugeza ntekinze profit yanjye. So nimba ushaka kwiga iyo strategy kandi ukayumva neza, reba ino video ugire ku musozo. Okay guys, nkuko nari maze kubibabwira tugiye gukora practice ya strategy nabigishije ubushize. Wenda utarayirebye yayireba hejuru, link irahari, akareba iyo strategy twize, akaba nawe yakora na practice natwe, cyangwa se tukareba n'iki tugenderaho dutekinga trade yacu, cyangwa se n'iki tuba dushaka kubona in market. So mbere yuko dutangira, reka mbanze nyuremo make muri mutarabashije gukurikira video yacu. Icya mbere tugenderaho kugira ngo dukoreshe strategy yacu ni igihe tubona trend ya market cyangwa se tuba dufite direction ya market. Icyo gihe igomba kuba iri kujya muri uptrend, cyangwa se ikaba iri kujya muri downtrend. Mu gihe market yacu iri muri consolidation, ntago tugomba gutekinga trade, cyangwa se ntago ino strategy yacu ikora. So muri icyo gihe tugomba gutegereza ko market igomba kubona direction ijya uptrend, cyangwa se ikaba yajya muri downtrend. So ikindi cya kabiri dutegereza ni candlestick confirmation. Twihuse reka dutangire practice. Wenda utari kubyumva neza yabanza akareba video ya mbere mbere yuko abanza kuza kureba ino ya kabiri. So kugira ngo dukore practice yacu tugiye kwifashisha website yitwa go chatting. Namwe mwajyaho kubashaka gukora practice ya strategy yabo, bakaba ariyo bazajya bakoraho practice mu gihe market ifunze, cyangwa se n'indi minsi yose wabasha gukoresha ino website ukabasha kuba wakora practice ya strategy yawe. So twihuse, practice tugiye gukora ni iyo kuri gold. Tuvuge ko turi kubona ko iri kujya muri uptrend, aho iri kugenda making high highs, high low, high highs, high low. Aha yananiwe ku making indi high low, gusa niyi ntabwo ari high highs neza, twavuga ko yahise igenda gutya none ikaba iri muri no ranging market. So icya mbere tubanje kubona ko gold yari iri muri uptrend. Ntago niriwe mpera muri daily time frame, wenda ko tugende tumanuka. Iyi ni 15 charts turimo turakoresha time frame. So nkuko tubonye ko iri kujya muri uptrend, reka strategy yacu tuyihere reka chart yacu tuyihere hano. So icya mbere tugomba kuba dufite support and resistance. Tuvuga wenda market yacu iri muri iyi range yacu. So aha urabona ko ari resistance, market yananiwe kuba ya crossinga above. Na tukaza tugashyiraho resistance. Urebye neza urabona ko aha urabona ko yabaye rejected, aha iba rejected. Byibuze iyo yabaye rejected inshuro eshatu iba ari very strong. So icyo turindiriye ko market yacu yaba ya breaking out of this zone, cyangwa se ikaba yajya below. Gusa nkuko twabonye ko market iri bullish, we have to focus on buying only. So which means ko tugomba gutegereza kubuyinga kuri gold. So turindire iyi yacu. Tubonye ko ari no trading range, nkuko wenda bakurikirana zisi mbahereza buri munsi. Mujye mubibona ko nkunda gushyiraho white box yerekana ko ari no trading zone. Gusa iyi ndabona idafite white color, reka turekeremo iriya irimo. Tugabanye ibashe kuba visible, wenda reka turekere uko. So kuvuga ko iyi yacu ari no trading zone kuko mbabwira ko nta mpamvu yo trading zone. Ugomba kurindira ko market ibona direction ukaba wabasha trading. So
Dukomeze, urabona ko isoko iracyari stuck muri ya range yacu, aho turindiriye ko yaba yakora breakout ikajya hejuru cyangwa se ikaba yajya hasi. Gusa nk'uko ubibona iri respectinga ino resistance yacu iri kugeraho ikaba rejected, so which means ko nta trade turabona, turategereje ko ya breaking above cyangwa se ikaba ya breaking below. So finally nk'uko mubibona yaje guclosinga above cyangwa se yaje kubreakinga ya resistance yacu, gusa kuri strategy yacu ntabwo turabona confirmation. Icyo tugomba kurindira kuri strategy yacu, tugomba kurindira ko market imanuka ikaba ya creating support ikabona gukomeza hejuru. So support wibaza ngo iba created ryari, n'igihe market yari iri kujya muri uptrend hakamanuka some bearish candles hakahita habonekamo indi bullish candles cyangwa se iri bullish. Icyo gihe reka dukomeze genda mbibereka gake gake. So iyo tumaze kubona ko i closing above, iyo ni confirmation ya mbere ko turindira setup yacu kugira ngo tubashe kuba twatekinga buy yacu. So turebe nimba iri creating support. Still now urabona ko iri kujya hejuru with big volume, so urabona ko itangiye kumanuka hasi cyangwa se itangiye kuba yamanuka ngo i creating support, gusa kugeza aha ngaha nta confirmation ya buy dufite, kuko nababwiye ko icyo dutegereza iyo iri muri uptrend turindira ko yerekana hammer cyangwa se ikerekana bullish engulfing, kuko abenshi barambajije ngo se nizo candlestick confirmation utegereza gusa ngewe nizo ntegereza gusa. Wenda wibaza abonyemo izindi candles, hari many candles chart pattern cyangwa se candlestick pattern, gusa ngewe iyo nkoresha ni ebyiri zonyine, harimo hammer hamwe na bullish engulfing mu gihe iri muri uptrend, ubwo mu gihe iri muri downtrend ni bearish engulfing. So dukomeze. Okay, nimba uje ukareba neza kuri iyi current candles urabona ko support yabaye created gute. Urabona ko mbere habanje kubonekamo hammer, gusa there was no confirmation kuko ntabwo yabashije kuba ya breaking highs ya previous candle, kandi nababwiye ko aricyo tugenderaho kugira ngo tubashe kubona twabona entry yacu ya trade yacu. So ino candle rero hahise habonekamo indi bullish engulfing cyangwa se bullish candle yabashije gukavaringa whole body ya bearish candle. So icyo turindiriye ni uko tubona candle i breaking highs iyi previous candle, reka turebe ko tuyibona. So finally ino candle ibashije guclosinga above cyangwa se ibashije ku breaking highs iyi previous candle, so which means ko stop loss yacu have to be below iyi candle ibashije kuduha confirmation. Wenda turategitinga ahangaha kuko there is no highs twari kubasha gutagitinga kuri gold, so which means ko it was 14 pips kuri gold. TP yacu yari 14 pips, reka turebe nimba TP yarabashe kuba hited. So tegereze, market iracyari playing out, stop loss yacu ntabwo iraba hited. Nkuko mubibona take profit yabaye hited na candle irakomeza hejuru cyangwa se market yacu ikomeza hejuru with the big volume. So kadukomeze, wenda tuvuge ko dufite n'indi range market yacu ahangaha, reka dushyireho tushushanya aha ko hari support, gusa ndi gukoresha 15 minutes time frame. Wenda ukora analysis wahera muri day time frame ukagenda umanuka, ariko confirmation ukayifata muri 30 minutes na 15 minutes. So nkuko mubibona icyo dutegereza nyuma yo kubreakinga consolidation cyangwa se ranging market yacu, turindira ko market ibasha kubanza guclosing above. Tukuyemo wenda iyi trade twari tumaze gufata, reka turindire turebe imaze guclosing above ese iramanuka gutesting ino support yacu cyangwa se gucreating support, ubundi tube twabona entry yacu. Turebe playing. Okay, iracyajya hejuru ntabwo irabasha kumanuka hasi. Aha urabona ko itangiye kumanuka, irazamutse, itangiye kubona some bearish candles. Reka turindire confirmation ya trade yacu turebe.
igarutse muri ya range yacu, which means ko there is no trade till now. Turacyarindiriye ko support iba created. Kugeza ubu yazamutse, yakoze breakout irazamuka, turindiriye ko ishobora kuza wenda kuba ya creating support kuri iyi resistance yacu twari dufite igiye yahindutse support. So reka turindire turebe market ni ikigiye gukora, gusa mwibuke ko nta confirmation turabona. Confirmation yacu nuko tuba twabonye hammer cyangwa se tukabona bullish engulfing mu gihe market yacu iri muri uptrend. Reka turindire turebe. Urabona ko habonetsemo support created, gusa nkuko nabwiye ko confirmation yanjye ari hammer cyangwa se bullish engulfing, nta na kimwe tubona ahangaha, which means ko we are not going to take this trade. We are waiting for hammer cyangwa se bullish engulfing kugira ngo tube twabasha gutekinga trade yacu. Cyagenda, there is no trade now. Okay, so nkuko ubibona, wenda ndirinda kubasobanurira ibintu byinshi kugira ngo mutavangirwa. Urabona ko yabashije gutapinga muri support ihita iba rejected, iyi bullish nako bearish candle. So yafunze ari hamwe, tuhita tubonamo indi candle ifunga ari bullish engulfing. So next candle ya creatinze week, imaze gucreatinga week igaflippinga ikabreakinga highs y'iyi previous candle, yaduhaye confirmation, no kuvuga ngo trade yacu turahita tuyinjiramo. So reka twinjire muri trade yacu. Stop loss kubera isa nkaho iri muri ranging market, reka tuyishyire below y'iyi candle yaduhaye confirmation. So dutargeting ino highs yabaye created. So harimo pips nyinshi, I think turebe pips zirimo pips 107, so which is more. Katurebe, urabona ko twamaze kubona entry ya candle yacu cyangwa se ya market yacu, ntitwigeze twinjira kuri iyi ngiyi, twategereje confirmation yindi ngo turebe. Katurebe noneho biragenda bitese, TP yacu iraba hited kuko turi gutargetinga zino highs cyangwa se ntago iri bube hited. So twagiye turebe iri playing out, turabona ko it was almost about to hit our stop loss, gusa ntago yabaye hited. Niyo mpamvu nababwiye ko twagomba gushyira below iyi support yacu ahangaha. Bibaye byiza twanayishyira ahangaha, gusa kuko katurebe birarangira bitese stop loss yacu iraba hited cyangwa se turahitinga TP yacu. So it's a part of the game. Urabona ko stop loss yabaye hited. So gusa another thing, urabona ko hahise ha creatinga indi support ibaye created. So which means ko there is nothing wrong kuba watekinga ino trade. It was the right confirmation, it's part of the game. Gusa urebye ino confirmation urabona ko iri very strong, cyangwa se iyi candle ibashije kukavaringa ino body, urabona ko iri very strong cyangwa se ifite body nini, ibyerekana ko hagiye kuza volume. So reka turebe ko market yakomeje kugenda, gusa there is confirmation, there is rejection, hakahita habamo bullish engulfing. So niyo focus yacu kubona hammer cyangwa se bullish engulfing. So turebe birarangira gute. Cyagaruka hahise habonekamo indi candle, gusa urabona ko uwayifashe ahangaha aracyari still in trade. Yagarutse kuri ntuza kuri entry, gusa stop loss iri below. Turebe iraplayinga gute, gusa mwibuke ko nababwiye ko ahangaha gold yari imeze nk'iri muri zone, niyo mpamvu mubona iri gukora ibi byose. Reka turindire turebe nimba iri buhitinga TP yacu cyangwa se iri buhitinga stop loss. So uko bibona TP yabaye hited. So ahangaha urabona ko TP yabaye hited. So reka tukomeze turebe, wenda iyi yose tuyigire range cyangwa se ranging market. Turebe mu gihe iri bukore breakout ese turabona trade cyangwa se niki turi bugendereho gutekinga indi trade. So nkuko tubibona, icyambere nababwiye ko ari kubona ntuza
range y'umunsi cyangwa se direction y'umunsi nako market iri kujya. Iyo umaze kubona market iri kujya, ikindi ukurikizaho ni ukuba wamenya zone ufite kuri chart yawe. So urabona impamvu hariya stop loss yabaye na hited iri muri range market, which means ko twarimo to buying in range. So means ko twakoze mistake yo ku buying ahangaha, twari ku buying market yongeye ikagaruka muri iyi support yacu. So which means ko hariya habayemo mistake yo ku buying. So reka dutegereze turebe, turindire se ira breaking hejuru cyangwa se hasi kugira ngo tube twabona entry yacu. So okay, cyari still in range. Urabona ko igiye gukora breakout iyi resistance yacu, turacyarindiriye. By rejected, still iracyaholdinga kuri iyi resistance yacu. Turebe ni iki kiri bube. Iyi website ni website nziza, mwajyaho mukazajya mukora practice ku bantu bataragira experience, yabafasha cyane. I don't know what happened, irastopinze. Okay, so yeah, naho ejo Friday market ya closingiye. Reka turebe wenda ku ahandi twabona. So reka dufate ko market yacu iri ahangaha dukora analysis zacu. So turi kubona ko gold iri muri uptrend, gusa iri stuck muri iyi range yacu dufite ahangaha. Kandebe aha hari resistance, aha hakaba support. Gusa nk'uko mubibona market yacu iri muri uptrend cyangwa se iri kujya muri uptrend. So icyo turindiriye ni uko yaba ya breakinga hejuru igakomeza cyangwa se ikaba ya breakinga ikajya hasi. So nyuma yo kubona trend, icya kabiri dukurikizaho ni ukumenya zone dufite, ni uptrend ni range dufite, sibyo? Ukamakinga resistance yayo, ukamakinga na support, ubundi ukarindira setup yawe ko iza gukunda. So icyo turindiriye ko ya closing above. Reka turindire turebe. Icya holdinga kuri iyi resistance yacu. Turebe se biragenda gute, ira breakinga cyangwa se iraguma muri iyi range market yacu. So mbere yuko dukomeza, wenda hari abibaza ngo ese ngo kuba imanuka igakuretinga support si nko kuvuga ngo ni igihe ije igakora resistance yi support iyi resistance yacu dufite. No, it's not always ko market iza manuka igatestinga ino support, which means ko ugomba gufata opportunity mu gihe icreatinze support, atari uko irinze kuba yaza gutestinga ino support yacu. It's not retest ya support gusa, sometimes ishobora kumanuka ikaza igatestinga ino support yacu, gusa na kenshi hari igihe manuka ngo ihagere. So reka dukomeze turebe ese ira breakinga cyangwa se irakomeza guholdinga. Nababwiye ko tutaba tugomba trading in range, that's why we are waiting ko i breakinga iga crossinga above. So nkuko mubibona iri gukora breakout. Okay, finally ira breakinze ariko igaruka in range. So kuko urabona ahangaha hari rejection cyangwa se weak zabaye rejected kuri iriya zone. Reka twite twa adjustinga support yacu, that's why iri kuba rejected cyane. So reka tukomeze turebe nimba iri breaking cyangwa okay, finally ira breakinze iya resistance yacu i crossing above. Imaze closing above, icyo turindiriye ko market yacu iri bubashe kongera, iri buzamuke ikongera ikamanuka, yamanuka support ikaba created
tukabona twabona buy yacu. So icyo dutegereje reka dupureyinge turebe biragenda bite, biragwa cyangwa se ntabwo biri kubibona. Market yacu ikomereje ntabwo iragaruka, turebe still. Urabona ko support ibaye created, gusa still we don't have confirmation yacu. Confirmation turindira ni bullish engulfing cyangwa se bearish engulfing. So turacyategereje twihanganye. Icyo twari dutegereje kirabaye, ni bullish engulfing. So support market iramanutse icreatinze bullish engulfing cyangwa se tubonyemo bullish candle icoverinze whole body ya bearish. So iyo ni first confirmation. Katurindire turebe nimba turibone entry yacu turayibonye ahangaha. So iyi candle ibashije ku breakinga highs iyi previous candle, so which means ko iyo izaba entry yacu. So turindire, gusa ikibazo kirimo aha, gold nta highs yari ya creatinze, zira niyo zo highs zari zabaye created. Ni ukuvuga ngo TP ni ukwimagina cyangwa se tugakoresha ubwenge tutabaye greedy. Ndebe nimbona irimo 50 pips at least twayisetinga ahangaha. Gusa naho nta kibazo, reka turebe uko iri playing out, turebe biragenda bite. Irahitinga TP yacu cyangwa se stop loss. TP ibaye hited, so which means ko setup yacu twafashe it was about to hit stop loss, gusa ntago yayihitinze. So kuko icyambere burya no kumenya aho gushyira stop loss yawe. So tuvuge ko wenda iyi ari indi ranging market yacu dufite, dushyireho support and resistance, ayibona ngiyi tuyadjusting hano hirya. Iyi setup ni setup uzabona kenshi bishoboka. Ugomba gupaying attention kuri key zones, wamara kubona key zones ubundi ukaba watekinga advantage. So reka dukomeze duplaying turebe se biragenda gute. Icyo twashakaga ni market cyangwa se candle iclosing above iyi resistance, yamara closing above tukarindira ko iri buze kumanuka kugira ngo creating a support ikabona kuba yakomeza hejuru. So komeje tangiye kumanuka. Okay. So urabona ko tubonye some bullish engulfing, gusa ino candle ni nini cyane kuba twasettinga TP yacu byagorana. I think ko dufite kuyihorera kuko I think ifite like 100 pips, 50 pips ni nyinshi. Ariko reka turebe, turabiterwa nuko next candle iri bukore. Urabona ko there is no confirmation still, irakomeje. So nimba uri kubona ko ahandi habayemo range cyangwa se hari range ibaye created, kadushyireho resistance yacu aha. Okay, range yindi dufite niyi, ni range yindi ibaye created. Nkuko nayo babwiye ko market yacu igenda gutya, igenda mu buryo butatu. Nimba iri muri uptrend iraza iga creating a range, yamara gukora range igakora breakout, kongera iga creating ni range kugira ngo ibashe kuba yakomeza hejuru, ikongera igakora breakout igakomeza. So nkuko mubibona gold ni kuri kugenda, nimba ari downtrend ni same. Muri downtrend igenda itya iga creating a range, yamara creating a range igakora breakout iga creating ni range, igakora breakout igakomeza. So nuko nguko gold nako market igenda, ni ubwo ni uburyo bwa kabiri. Ubwa gatatu ni ranging market cyangwa se ni igihe market iba idafite direction iri kugenda nka zigzag. So ubwo nibwo buryo butatu igendamo, gusa twebwe icyo turindira nuko igomba kuba ifite trend. So iyi urabona ko ari range cyangwa se market ntiyari ifite direction, urebye n'aha ngaha yari iri kugenda muri ranging market, gusa iza gukora
breakout irakomeza. So turebe nyuma yo kubreakinga ino range what's going to happen. Komeza deplaying. Okay, ahangaha dore hari ikintu nshaka kuberekaho, gusa icyo cyo tuzakiga turi kwiga breakout strategy. So urabona ko kando ya mbere yabashije gucrosinga above, imaze gucrosinga above, kando ya kabiri iraza inanirwa kuba ya breakinga highs yi previous kando. Nubwo yayi breakinze ntabwo ari neza ngo ikomeze, ni nko gutusha, kuko ari entry ntabwo ari kuba wabashije kwinjira. So next kando icyo yakoze, yabashije gutapinga muri iyi resistance yacu, cyangwa se resistance yahindutse support, irangije breakinga highs yi previous kando. So yari kwita iba entry, gusa kuri strategy yacu it's not entry keretse ugiye muri 5 minutes, kuko nimbi ibi bibaye muri 15 I think. Muri 5 minutes harimo confirmation. Turebe urabibona ko kuri 5 minutes amounts for retest, gusa there is no confirmation. So reka twigire muri 15 minutes n'ubundi twarimo turebeho se turaza kubona indi setup cyangwa se turi bubone. Dukomeze playing out turebe biragenda bite. Okay, iracya playing. Okay, iramanutse. Reka turebe nimba hari confirmation turi bubone. Still there is no confirmation, nta bullish engulfing cyangwa se hama turabona. Nkiriya ntabwo ari hama cyangwa se bullish engulfing. Okay, sinzi wenda nimba muri kubibona, sinzi nimba muri kubibona ahangaha. Iki ni hama yabashije no kuba bullish engulfing inshuro ebyiri. So yabashije kuba ya closinga cyangwa se yakavaringa full body yi bearish candle, irangije gira gute ba hama. So which means ko it was good confirmation. Trade yacu turahita tuyinjiramo, stop loss yacu ibe below iyi week, ubundi targeting ino highs yacu dufite ahangaha. Dushyireho line, dushatse twatargetinga n'izi week zose, ariko reka tuyishyire aha turebe n'iki. Urabona ko still ubungubu iki iri no muri profit. Reka turebe biragenda bite. Birahitinga TP yacu, TP igize ite, ibaye hited. Very simple strategy. Icyambere ugomba kumva ni direction y'isoko. Ese ni uptrend, nimba ari uptrend ni yihe consolidation dufite, cyangwa se ranging market yacu. Confirmation ni ebyiri zonyine, ni bullish engulfing na hammer, kugira ngo ubashe kuba watekinga trade yawe. Murabona ko strategy iri very simple to understand. Icyo usabwa ni gukora practice. Wenda muri weekend wakifashisha ino website ukabasha gukora practice, ukareba niki ukareba ni gute wakora practice yayo, cyangwa se wabasha kumenya kwa identifying zone cyangwa se range ufite kuri market yawe. So which means ko ino strategy iroroshye. Wenda reka tugiye no ku zindi currency turebe. Wenda ndebe JPY nimba iheruka kuba bearish, turebe ho niki. Okay, urabona ko ahangaha market yacu yari kugaragaza downtrend. So nimba iri kugaragaza downtrend, niyihe range yacu dufite? Range ya mbere aho urabona ko hari resistance naho market yananiwe ku breakinga kugira ngo ikomeze hejuru. Se support dufite niyihe? Naha market iba yananiwe ku breakinga ngo ijye hasi. So icyo gihe iyo dufite ibyo, reka mbanze ngire gutya, tuvuge ko market yacu iri muri iyi range, ariko turi kubona ko ari downtrend. Okay,
So reka turindire turebe n'iki kigiye kuba, ese ira breakinga hejuru cyangwa se ira breakinga hasi. So reka playing turebe, urabona ko iracyari muri iyi ranging market yacu, se ira breakinga hejuru cyangwa se ira breakinga hasi, gusa urabona ko igikomeza kuba rejected. So urabona ko ya breakinze ya closing above ya support yacu dufite. So icyo turindiriye ni uko iri bwongera ikazamuka iga creating support, yamara creating support ikabona gukomeza hasi. Still support ntabwo iraba created, itapinze muri iyi support yacu. Nicyo nababwiraga ko hari igihe iba iza gutapinga kuri support cyangwa se resistance ikahita iba rejected, cyangwa se ntinahagere, wenda turaza kubona izindi confirmation. So nkuko muri kubibona ahangaha, urabona ko iyi candle ari hammer yari kwita iba entry yacu, gusa dushyireho entry yacu. Icyo twarindiriye ko ino candle i-creatinga week, yamara gu-creatinga week iga-flipping ika-breakinga lows z'iyi candle. So stop loss yacu tuyishyira above iyi support yacu, hari high chance ko ishobora kuza kuhatestinga. Turebe wenda dutargetinge ino zone dufite aha, reka turebe biragenda bite. Adjusting TP yacu aha. Okay, noneho reka duplaying turebe se trade yacu irahitinga TP cyangwa se irahitinga stop loss. Gusa uko ubibona TP yacu yabaye hited. So dukomeze turebe wenda nimba hari indi support iri buze kuba created. Urabona ko okay, urabona ko yongeye ikazamuka hejuru, yamara kuzamuka hejuru tukabonamo bearish engulfing cyangwa se bearish candle yabashije guclosinga cyo gukavaringa full body ya bearish candle. So which means ko entry yacu iri tubu ahangaha bamaze ku breaking lows ziriya candle. Dushyireho twinjire mu isoko ryacu, stop loss yacu ibe above. Okay, targeting shyizeho target nini cyane, ariko reka targeting aha kuko hari high chance ko yaza gutestinga zino lows ikahita yongera ikaba rejected igasubira hejuru. So reka turebe, hano TP yabaye hited. So urabona ko ino strategy iri very simple. Icyambere ugomba gukora ni ukumenya ku identifying cyangwa se kumenya range, nako kumenya trend y'isoko. Wamara kumenya trend y'isoko ukamenya consolidation cyangwa se ranging market ahiri ya current ijyanye na current market. Icya gatatu candlestick confirmation kinoroshye ni bearish engulfing cyangwa se bullish engulfing. That's all, nta bindi ukeneye kuba wabasha kubona iyi strategy. So thank you so much, subscribe kuko hari course nyinshi zigiye kuza ziri kuri forex trading. So kugira ngo ubashe kwigana natwe cyangwa se kugendana natwe, do subscribe kuko hari byinshi dufite kwiga kuri forex trading bitazajya bigucika. So thank you so much.